Murakoze cyane. Uyu munsi habayeho launching y'amasezerano, navuga ko ari igikorwa gisa no gutangiza kigiye kubanzira gutangira gushirwa mu bikorwa ry'amasezerano twakoranye hagati ya sendika na DIAGRO. Akaba tugende ku nshingano za sendika ratu, ubundi inshingano yacu ya mbere nicyo bita advocacy no kurengera inyungu z'abanyamwuga nk'abantu rero bize ibyiciro by'ubuhinzi n'ubworozi. DIAGRO bamaze kutwegera bakatwereka ko bakora, bifuza gukorana natwe. Habayeho ko tubanza kugira ibyo twumvikana bigamije gukora ubuvugizi muri ubu bwiciro. Ubuvugizi bwa mbere rero twakoze muri ayo masezerano bwabanjirije, habayeho uburyo bwo kugabanya ibiciro uko igiciro cyari gihagaze ku isoko kugira ngo abahinzi boroherwe mu kugura ya fumbire ku giciro gito. Baranzi kubw'amavasi meza mvamo, baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo, baranzi kubw'amavasi meza mvamo, baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo, baranzi RGN hudu yanjye niyumvamo, ntabwo nigeze mpakana ko nguturukamo, zabuswahili ni straight nahakoze ishyano, nkora amateka meza mbere yuko ngera hano, uzumva bansebya ngo ntawe ubura abandi, icyo mbarusha nuko njye tubana mbazi, the bad boy simvuga rumwe na twadukunda, bamwe bikuza bakigira utumana duto, agaciro gateye amaniga kurota nabi, gusa nzi kuwa rose nabageza mu gitondo, benshi bari gupfa kandi bahagaze, gusa nzi kuwa pfuye nkuko tumujyanira. Yego, mu busanzwe akazi kanjye ndi umuhinzi w'imboga n'ibigori. Iyi fumbire ndayikoresheje kuva muri 2021 niho namenye amakuru yayo. Nayimenye nkoresha imborera DAP na IRE na NPK, nza kumva ko habonetse indi fumbire nziza kandi ikorana n'ibyo byose ntagire ikibazo kivukamo. Ndayikoresha, umusaruro wariyongeye kuko ahantu nezaga hagati y'amashanda y'intoryi, kuko ngenda umuhinzi, amashanda y'intoryi 6 yabaye hafi hagati muri 15-17, hasarura 12-17. Agashanda kamwe tukabarira hagati y'ibiro 45 na 50. Twebwe iwacu dukoresha imifuka, niyo ugeze kwa Mutangana bakubwira bati intoryi za Gitarama ziba ziri ahantu kwazo zihariye. Ifumbire yabaye pirate direct guhita bitandukanya biragoye. Ariko mbere DIAGRO yacuruzwaga n'abagorodira, bakanayisuka, washaka ko 1000 bakakaguha, warashaka ka 500 bakakaguha. Ariko hari igihe abakoraga nabi bahitaga bafata amazi bakongeramo, yabaga guhaye ifumbire mbi. baza kubihakura icururuzwa na bano bantu ba DIAGRO gusa, bano ba distributeri. Iyo dukoresha nibo bayiduha,
uramuhamagara, turabazi dukorana nabo umunsi ku munsi, uramuhamagara akaguha ifumbire, ukaba wizeye kaguhaye ifumbire y'umwimerere kuko ni umukozi we wa DI-GRO. Icyo DI-GRO yakosora abahinzi turayikeneye. Naha twari turi bavuze ko igiye kuza kwegera abahinzi. Byari byiza kuko hari umuhinzi uyikenera yenda utazi n'uwa mwagorodira cyangwa se utarahuye nawe cyangwa se ntabazi n'amakuru y'aho yayikura, ariko kuko ije kwegera twabahinzi buri muhinzi agiye kuyikoresha, kandi ikindi bagabanye amacupa. Hari utahita abonera 13,500 icyarimwe, akaba yenda yabasha kubona iya 3 cyangwa se iya 6 mu manusu no mu marobo. Irobo barayifite, ariko ikibazo tujya tuvuga ngo irahenze. Irobo ryayo rigura 500, ariko ubwo bagiye kutwegera bagiye kugerageza, cyangwa se natwe abahinzi tugiye kubikora, tujye twifatanya turi 2-3 tubashe kugura icupa rinini, buri wese ifumbire imugereho neza nta kibazo. Ifumbire ya DI-GRO icyo nyiziho nuko ni ifumbire cyane cyane ikoreshwa ku mababi y'ibihingwa bitandukanye n'andi mafumbire dusanzwe tuzi abantu bamenyereye gukoresha, akoreshwa cyane cyane ku butaka, ubwo navuga mu gice cy'imizi, aho ariho igihingwa kibasha gukurura ya myunyu. Naho iya DI-GRO ho iterwa ku mababi, ni ifumbire y'amazi, uvuga ngo ni ifumbire isukika. Kugira ngo ibashe gukora babasha kuyivanga n'amazi, bitewe n'ubwoko bw'ibihingwa. Kenshi usanga muri litiro imwe y'amazi bashyiramo mililitiro 5, cyane cyane ku mboga. Wajya nko ku binyampeke bashyiramo mililitiro 7 muri litiro imwe y'amazi, naho wajya ku biti by'imbuto naho bashyiramo mililitiro 7 muri ya litiro imwe y'amazi kugira ngo bajye kuyitera. Kenshi usanga bifashisha amapompe mu gutera iyo fumbire. Ya mapompa asanzwe abantu bifashisha mu gutera imiti nayo yifashishwa mu gutera ifumbire kuri ya mababi y'ibihingwa bagiye gufumbira icyo gihingwa. Ikindi kuba bavuga ko yongera umusaruro, buri igihingwa kiba gikeneye imyunyu myinshi. By'umwihariko ifumbire ya DI-GRO ni ifumbire y'umwimerere, itangiza ibidukikije cyangwa se n'ikirere. Ni ifumbire ifite ya myunyu igihingwa gikeneye, ikaza yunganira andi mafumbire mu rwego rwo kongera umusaruro. Bitewe rero n'igihingwa icyo ari cyo, hari nk'ibihingwa wenda navuga cyane cyane nko ku bihingwa, navuga ku mboga turya amababi, hakoreshwa ifumbire ya DI-GRO y'icyatsi kibisi. Naho bya bihingwa bitanga imbuto, hari ifumbire ya DI-GRO y'umutuku bakoresha, ariko yo icyo gihe iyo ifumbire DI-GRO y'umutuku ikoreshwa muri cya gihe igihingwa kigeze mu rurabyo, kugira ngo gifashe navuga za mbuto zigiye kuza, kurinda za mbuto kuba zahunguka. Nicyo iyo fumbire izifasha, kandi iyo myunyu ibije muri cya gihe nyine, navuga igihingwa iyo kigeze muri faze, sinzi wenda ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, kigeze mu cyiciro cyo kurabya, ni ikimenyetso cy'uko imbuto zigiye kuza. Ni ukuvuga ngo rero ya myunyu ifasha kugira ngo rwa rubuto rugiye kuza ruzabashe kudahunguka, rukomere ku giti kandi rwere vuba, kandi ikindi rube na runini. Murakoze cyane. Uyu munsi habayeho launching y'amasezerano, navuga ko ari igikorwa gisa no gutangiza, kigiye kubanzira gutangira gushirwa mu bikorwa ry'amasezerano twakoranye hagati ya sendika na DI-GRO. Akaba tugende ku nshingano za sendika ratu, ubundi inshingano yacu ya mbere nicyo bita advocacy, no kurengera inyungu z'abanyamwuga. Nk'abantu rero bize ibyiciro by'ubuhinzi n'ubworozi, DI-GRO bamaze kutwegera bakatwereka ko bakora, bifuza gukorana natwe, habayeho ko tubanza kugira ibyo twumvikana bigamije gukora ubuvugizi muri ubu bwiciro. Ubuvugizi bwa mbere rero twakoze muri ayo masezerano bwabanjirije, habayeho uburyo bwo kugabanya ibiciro uko igiciro cyari gihagaze ku isoko, kugira ngo abahinzi boroherwe mu kugura ya fumbire ku giciro gito.
icya kabiri ubuvugizi bwa kabiri kwari uguca akajagari kabaho mu micururize y'iyi fumbire, aho usanga hamwe igiciro harimo interivali ya 3, 2 ahandi bitewe n'abamamyi, ndetse nk'uko byagiye bigaragazwa na RICA n'inzego zindi, aho bari basigaye bakora pirate kubera ka kajagari batari bafite imirongo bikorwaho. Dushiraho umurongo w'uburyo ifumbire igomba kugera ku bahinzi kandi ku giciro gitoya bikozwe n'abanyamwuga. Aya masezerano rero y'uyu munsi yarimo ibindi bice. Twebwe kuko turi abanyamwuga mu mwuga w'ubuhinzi twabyize, dufitiye ubumenyi, habayeho uburyo bwo gufata abagoronome babiri bazafasha abahinzi muri buri murenge. Abo ni abagoronome bashya batandukanye n'iriya komite yacu dusanganwe. Abagoronome bakazafite inshingano zo gufasha abahinzi, kubakangurira guhingira igihe, gukoresha imbuto y'indobanure, gutegura imirima, kurwanya indwara n'ibyonnyi, gufata neza umusaruro no kongera agaciro, ndetse no kubahuza n'isoko, babakangurira no gukoresha ifumbire ya DI-Agro, kuko ifumbire ya DI-Agro kuko ni ifumbire nziza, ni ifumbire y'umwimerere, ifumbire y'imborera iri foria, ifumbire isukika igira uruhare mu kuzamura umusaruro ku buhinzi bw'imboga n'imbuto. Ishobora kuzamura ku kigero cya 50%, mu gihe ku buhinzi bw'ibinyabijumba n'ibinyabirayi ushobora kuzamuka ku kigero cya 30%. Ibi byose rero abahinzi bakeneye kubisobanurirwa, bakumva n'ubudahangarwa ibihingwa byabo ndetse n'ubuziranenge buzagera igihe bazaba bakoresheje iyi fumbire, ariko banizeye yuko atari pirate, bari kubifashwamo n'abanyamwuga babyize. Umuhinzi azabibwirwa n'iki ko atari pirate? Murakoze. Uyu munsi iki ni igikorwa cyabibanjirije, ariko tuzagira n'ibindi bikorwa bikurikiye ariko bizabera ku rwego rw'akarere, birimo inzego z'ubuhinzi, ubwo ni bagoronome b'imirenge, abashinzwe ubuhinzi bamwe ni abanyamuryango bacu ba diregiteri n'abagoronome ni abanyamuryango, ariko n'abatari abanyamuryango tuzabatumira kubera ko bafite mu nshingano guteza imbere urwego rw'ubuhinzi, aho tuzaganira n'amakoperative bakabereka product ya original uko imeze, iza pirate uko zimeze, ariko n'ikindi kiriho bazanagaragarizwa abacuruza izo product ni bande, tubabereke. Tuzaba twakoranye nabo amasezerano, ari abagoronome, abagorodiras, n'igiciro bakimenyeshwe hose mu gihugu, kuko igiciro ni kimwe kandi bizakorwa n'abantu bazwi. Sendika yacu nk'uko nari nabibabwiye, tufite ibyiciro bitatu, ni ibijyanye n'ubuhinzi, ntabwo ari agriculture gusa, ubwo ni value chain yose yo mu buhinzi, ubwo harimo kuva guhinga, processing, transformation na export, hakazamo ibijyanye n'ubworozi, hakazamo n'ibijyanye n'amashamba. Ibyo byiciro twavuze twese hamwe, ubundi umubare turi 5739 nibo banyamuryango kugeza uyu munsi dufite. Tuzongera kwakira abandi bashya mu kwezi kwa 8 nyuma y'amatora, kubera ibikorwa by'amatora bihari byatumye hari ibikorwa dusa n'abahagaritse, kugira ngo abanyamuryango bacu bagire uruhare mu gutegura amatora no kubategura ibindi tuzabijyamo nyuma. Kugeza uyu munsi nibo banyamuryango dufite. Hagendewe rero kuri bya byiciro, n'ubundi dufite za komisariya zigera muri 19. Ni urugero wenda niba tuvuga ngo komisariya ishinzwe kurwanya indwara n'ibyonnyi, iyo turayifite. Dufite komiseri wayo yishinzwe, komiseri cyo yita Marshland and Water Supply Chain, kuko dufite ibibazo mu Rwanda bijyanye n'amazi, cyane cyane mu burasirazuba, aho usanga igihe cy'imvura, cy'izuba, amatungo imyaka iruma, amatungo amwe agapfa, abantu babuze amazi, kandi amazi dufite hano mu wacu ahagije. Twebwe kuko sendika yacu ikora ubuvugizi, habaho gukora inyigo, kureba ngo amazi dufite arangana iki, aherereye hehe, ahari ibibazo ni hehe, ibyakorwa ni ibihe. Niba dusaba ngo government muri polisi yacu habeho gushira imbaraga nyinshi mu kongera ingengo y'imari yo kwegereza ibikorwa remezo abahinzi n'aborozi, babone amazi hafi, niba ari damushiti ariko zibona amazi ku buryo buhoraho, noneho nabo bakayafata bahahandi, kuko hari uduce twinshi tutagira amazi kandi dukora ubuhinzi n'ubworozi. N'urugero ntanze, niba tugiye mu butubuzi bw'imbuto, nacyo ni ikintu dushaka gukoraho cyane. Ndavuga urugero rubiri, ndavuga ku bishyimbo n'ibirayi. Nko ku birayi tumaze iminsi abonaga nko mu turere twa Rubavu, Nyabihu, abahinzi aho bagura imbuto y'indobanure bakayitera, ya mbuto ntimere, barahinze bakoresha ifumbire ya leta, bakoresha imbuto y'indobanure, ya mbuto ntiyamera, ariko abahinzi bagahura n'igihombo ntihagire ubibazwa.
ibyo rero biri mu byo dushaka gukorera ubuvugizi, twifuza ko hashirwa icyo bita community seed bank, hakaba habatubuzwi bazi babikora byemewe banakurikiranwa kugira ngo ya mbuto RAB ntiyizere ngo babatubuzi bacu imbuto batanze ni nzima, kandi habayeho ko bashobora kugura ibirayi iruhande bakabimeza bakabitanga, hakaba no kubishiramo imiti iri fungicide kugira ngo bimere vuba, umuhinzi akabona ari byiza akagira ngo imbuto ni nziza kandi imbuto ipfuye. Ariyo mpamvu usanga duhura ibyo bibazo. Hakaza noneho n'ikibazo cy'imbuto iri ku giciro cyo hejuru. Ibundi bishyimbo ni igihingwa ngandurarugo abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Imbuto ugasanga iri ku bihumbi 200. Wareba amafaranga umuhinzi ashora mu guhinga, amafaranga umuhinzi ashora mu gukorera kugeza abonye umusaruro n'umusaruro uvamo n'igiciro ku isoko, ugasanga birahabanye cyane. Mu buvugizi dushaka gukora nko ku bishyimbo, twifuza ko byazagera nkunganire ku mbuto y'ibishyimbo, abahinzi bakabifatira kuri nkunganire, kuko igiciro kigora abahinzi bigatuma abahinzi bakoresha imbuto zabo basaruye, umusaruro ukaboneka ari mukeya dukurikije uwari witezwe. Ni byinshi tuzakoraho ubuvugizi no mu miti n'ibintu byinshi bitandukanye, kuko turi abanyamwuga dufite ubumenyi butandukanye, twishize hamwe dufite structure ihari ya komite nyobozi, ngenzuzi, nkemurampaka, abakomiseri, ubunyamabanga buhoraho, abo ku ntara, ku turere no ku mirenge, ku buryo kitwizera ko dukoranye n'inzego zitandukanye kandi turakorana yaba Minagiri n'abandi, twizera ko hari impinduka zizaba muri iki gihugu mu mwuga w'ubuhinzi ubworozi no kubungabunga ibidukikije, tubigizemo uruhare nka sendika RATU. Ikibazo cy'ubuvugizi ku bahinzi, ku borozi no ku bafite gahunda z'amashyamba, icya mbere ni ubuvugizi. Sendika RATU rero yaje ari nk'igisubizo, nikorana neza na DI Grow, abahinzi bazabyungukiramo kuko bazabona ibyo bari bakeneye, bazabona iyo fumbire ituma umusaruro wiyongera, ariko nka sendika ubwayo aho igeze hose ni ugukora ubuvugizi kuri bariya bahinzi bo hasi, cyane cyane ubwo buvugizi buba bushingiye mu biganiro rusange hagati y'abayobozi babifite mu nshingano, hagati y'abaterankunga babifite mu nshingano, mu mikoranire hagati yabo n'abahinzi. Ubwo buvugizi rero akenshi tubushyira mu muco w'ibiganiro, cyo bita social dialogue, aho sendika igenda ikagira ibiganiro n'abafatanyabikorwa banyuranye kugira ngo umuhinzi avugirwe, abone icyo yari akeneye. Ibiciro bizagabanyuka kuko dufite ikibazo cy'ibiciro bizamuka, hamwe na sendika rero RATU izakora ubuvugizi, umusaruro wiyongere, ibiciro bigabanyuke. Hanyuma n'abakozi harimo icyo bita gukora imirimo, job creation, nkuko mwabyumvise muri presentation bakoze, hari abagoronome bazahabwa imirimo kumanuka kugera ku rwego rw'imirenge. Abo bose rero ni ku nyungu za wa muturage. Mwakurikiranye ibibazo biri mu bucuruzi n'inyongeramusaruro yihariye ya DI Grow, kuba amasezerano abaye hagati ya DI Grow na sendika, hari ibibazo bifatika bigiye gukemurwa? Yego, birahari, kuko urugero nk'uko mubizi, produit nziza zose hari abantu kwita abahakazi bazihita bazipirata. Ahangaha rero gukoresha RATU nka sendika mu buvugizi ifite no gukurikirana ubuziranenge kugira ngo bahinzi bazabone koko produit nzima za DI Grow, aho kugira ngo bahabwe ibyakorewe hirya bidafite n'ubuziranenge. Izakomeza rero ibikurikirane, kuko ikikora ni ubuvugizi kugira ngo abaturage bari abahinzi babone icyo bari bakeneye, aho kugira ngo babone ibitabagirira akamaro. Dusoza nk'impuzamiryango, RATU murayisaba iki yakurite kugira ngo ibyo bibazo bigiye kuza? Murakoze cyane. RATU kugira ngo igere ku nshingano zayo z'ubuvugizi, icya mbere no kwinjira mu biganiro, social dialogue, hagati y'abo bahinzi n'amashyirahamwe yabo n'abafatanyabikorwa na leta muri rusange. Ikindi ni icyo bita social protection. Social protection y'abari abahinzi n'abakozi bose bakora mu mwuga w'ubuhinzi bakeneye umutekano mu kazi kabo. Umutekano mvuga umutekano wo ku kazi bakora. Abahinzi bagahinga kinyamwuga, abo bagoronome bagakora kinyamwuga,
kugira ngo n'abayobozi bo mu nzego bwite za leta bakareba ko ya mategeko abagenga yubahirizwa. Raturere ifite inshingano zikomeye ziremereye zo kureberera abo bahinzi, kubavuganira kugira ngo turebe yuko umusaruro wakwiyongera ku buso butoya kandi n'igiciro kikagabanyuka, bityo twese muri rusange nk'abanyarwanda tukabyungukiramo. Baranzi kubw'amavasi meza mvamo, baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo, baranzi kubw'amavasi meza mvamo, baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo, baranzi RGN hudu yanjye niyumvamo, ntabwo nigeze mpakana ko nguturukamo, Zabuswahili ni straight nahakoze ishyano, nkora amateka meza mbere yuko ngera hano, uzumva bansebya ngo ntawe ubura abandi, icyo mbarusha nuko nge tubana mbazi, the bad boy simvuga rumwe na twa dukunda, bamwe bikuza bakigira utumana duto, agakino gateye amaniga kurota nabi, gusa nzi kuwa rose nabageza mu gitondo, benshi bari gupfa kandi bahagaze, gusa nzi kuwapfuye nkuko tumujyanirira.